ubundi tujya tuvuga ko amasaha 28 namwe abaseminari murabizi tuyagabanyamo ibice bitatu. Hari amasaha 8 yo gukora, amasaha 8 yo kuruhuka, n'amasaha 8 ya temps social nk'uko tubivuga. Ugashyiramo gusenga, ugashyiramo gukina, ugashyiramo gusura inshuti n'abavandimwe, kuko iyo udashyizemo muringanizi ushobora kugira icyo ugasanga umuntu yiri wakora 8 ugashira, 10 agashira 20. Icyo gihe umuntu ahinduka, bamusanga muri karayesi byahindutse, yabaye ikindi. Cyangwa se ukashukwa n'imikino no kuruhuka se, ugomba gushyiramo ekilibre. Yewe hari n'abajyaga gusenga, ubwo ndabwira n'ababyeyi, cyangwa umuntu akajya muri divertissement, akajya mu kabara akanywa agacupa karenza umunsi wose, ugasanga ibintu byataye umurongo. Iyo udashyizemo muringanizi burya byose birapfa. Abanyu rero baje mu kiruhuko, baruhuke nibyo, ariko ntibakaryame ngo bakangurwe n'umwuka w'inkono itogose mu masaha 6, bongere baryame. Izuba nirirenga bahaguruke bajye kubungera. Oya, mubahe gahunda kandi bafate n'umwanya wo kumenya imiryango, gusura abavandimwe, gusurwa na bagenzi babo. Baseminari ubundi kera umuseminari yarangwaga no kugira inshuti. Inshuti yawe ukamenya iwanyu. Ninde wasuye undi museminari mu kiruhuko gishize? Kandi mugasanga nta n'ikibazo gihari, ugasanga ntawageze iwabo mukaba inshuti, ariko ntutekereze kujya kumusura. Babyeyi rero mujye mubaza abana bageze ko nta umuseminari uraza kugusura, aho uzi kubana. Wowe nta urajya gusura, ubana nande? Ye kuko igomba kuba injishi iduhuza nk'abaseminari, ariko n'abavandimwe bacu n'inshuti zacu. Wawundi babazaga ngo se ufite mushiki wawe, ujye ubaza uti ufite ababyeyi, ese nzaze kugusura, utuye hehe, kugira ngo urwo rukundo dusanzwe tugirana rusagambe no mu bandi. Ibiruhuko byiza, ibiruhuko muzitwaramo uko mugomba kwitwara nk'abaseminari, tagiye muri cya kivunge nababwiye, mugira ikibaranga cy'umwihariko kandi mukagitekerezaho koko, mukagira gahunda, ritme, timetable y'ubuzima bwa buri munsi. Muzayifashwamo n'ababyeyi n'abandi muzaba muri kumwe. Umwaka rero mushya muhire, bisubiremo, muzawurye ntuzabarye. Padiri Frodouard nawe nongera kumwifuriza jubile nziza. Nyagasana azagumye akomeza intambwe zawe, ugumye ubera urugero barumuna bawe n'abandi bose mu bana. Murakoze, Nyagasani Yezu nabane namwe. Ifura mu binyamakuru kinyamateka, ishema rya Kiliziya. Kinyamateka ugwiza ibigwi.